Icara hasi. Ndavuze ngo icara hasi. Icara hasi. Mubona hano nawe. Wigenje kenshi ubu nagucurike ndakubyagiza ndagusanda. N'abayobozi kuri mutekano. Ndabera ku izina ry'Imana. Umuntu w'umugabo kwifata. Dore dupfuye. Hayametse. Nje nipimiye igikoma. Siyanjye se. Sibyo nizanye. Turiwanijije se. Niba se nayo gutuje ntabwo yisho. Anda. Ariko umumureke mbabaza. Mu bisurushe sha bunyo. Ubona hasi. Ndakubyagiza. We. Ariko ndagashaka gukora niko wagicucu mama mapfuruka kikigwe karare mingo kungo ikarindagira amazi n'umutako wazanye kwiyimbawe reba siko gatabirindwi nusuturamye mu biki mwajya muri imirimo mushoboye rindagira kicucu isafura ahubwo gajya no gukamamo yemwe tukoze abazana abagore nimubazane je nari gwishishishano nazanye igicucu kirima muntu utagira ubwenge no kumenya ngo mazi gabize nuraza gushigisha katurafushi ujya kugira kwingana ujye gukora ubwo busabusa kubera iki wamuzifu nisukore yihari wowe iki yihari nusigaye ko yihari udusanze ko ari yihari yonyine ya nuzaba ari nusukore twaguze uretse ndavuze ngo uza hano nakuzwa ndendagi rukugira ubusabusa reba amazi Great. Ese zana nteke maza dore tukarindagi subiza n'umunyunzanye ndorera kandi ugomanye kabirika nka muri gushira umunyu wagushaga mu bikombera nisuko dore yavuye kugura kushira mu bikombe wisu ugenda urabuzana Choza mu amazi zanira amazi hano kavuga neza ngo aranda indagi koko n'umugabo hari ibindi biryo nakubajije nimba ari igikoma menya ngo mbana uziko narawa amashaje atatu rebera ku izina ry'Imana yakurika ngubaze wa mugore uyu munsi wabaye nusi sunumye amazi zana ikidomoro zana ijerekani yaje amusi ngazana zana sezana ngufashe fatwa gafa ari sindagira akubwo narashatse cyane narashatse ndavuga ngandebera utagamenasi harakandi gasuzuguro si wanyereka kayanzaka ariko reka nkubwire ibi byose ubundi ni wanyu bakoshaga nasi nkoze iki unumya amazi nasi kugamenye unaringa gutumya ngo ngamazi kandi rero yamenyeho nduga kuma cyasa masagande ndagira menuka ngamenyeho zana cyangwa kandi utaragazana nabyo mbimenye yego sha ye mifuni kutazitasi zite Urihe ndebera nta kibazo ariko reka nkubazi koko uzansuzugura kugeza sawa nyine wazanyishenga nasi nkoze iki nasi uzanye ikidomoro cyose ubu kidomoro kiraja mwisafuri wakomba ngo ikidomoro gikorogeshe yifingana gutya ugikoroge naho urarusha ujye gukora umusururu cyane nkaterera rwose ndavuze ngushira amazi mujaje unzani ntuzi iki kidomoro gikuranga cyanza nijanye musukire hano zanwa amagara rindagira Diko vuba Tandagira ngo Mana bahungu abazansange bazambwira sha
ifu ifite agahuye niko ugapfa kandi nyikuye kuri botike ngandebera ubusa busuzanye mana koko ako se wowe ndazana ibido reka da zana amazi menshi nkora iki subu menshi wanazana mu makeya wenda cyangwa ngahe wagana amazi gageze hanga mu gakombe fata mufashisha wazasubiye iwanyu bwera bwe rindagira uzi ngo habuze abandi bagosha ni hano nisohoka winjira ibyo wicara ubizi kanenge kwizanira nyiransibira shahu nzi ukuntu wanyubitseho urusyo waje witoteretse amamesa navuga nti mbonye ni Nicki Minaj mbonye umuzungu ariwe nkabikeka wansubiza mu busore umva nkubwiza ukuri kandi ejo bundi barambwiye ngo barabonanye inde nako bambwiye abonwe n'iminsi teruye imbaburu uyinyegereza ahangaha nawe tera uruhagaze utunamye udahese ako kagongo si wowe wakubwira ngo tere wahitira uhagaze nzana agatebe mushatsi fashe nde ye aje gufasha two kuzura nyoko swagira kugira umutima mwiza tera ubundi abandi bagore bo bahaga abagabo none ukavuga ati umugabo wanje uko biri kose ntugaryamye arazinduka agira ate agira akana samira agira akana tamira no subi mwago bufite ubundi umuntu yabumenya gufasha indaki huko kubyuka zaragufasha ngafata ngabishikisha nibura umuntu w'umugabo sukamuntu ndakwangaje se ngo haya akazi ngakoro shigisha ku izina ry'Imana shigisha ni nkama y'Imana shigisha sibyose shigisha uko ari byo ushaka igihe ninakinage nzamera mfite yahura nzamera ndindagire kandi abisi wanyu muzishima muzidagadura naraguteka igikoma shaka amazi nawe ngiteke uyu mugabo niba bamaze gusaza ubwenge nabwo bukagenda ntumbaze kora ibyo ushaka turagenda wowe iki kandi wowe urashiramo amazi ngira nose ntabwo gabirinduye ukubonaga amazi gari umuntu ugashizehe urabirinduye wayamenye ngo ariko uyu mugore ra iki si ikigeragezo mwuka agira Imana iki si ikigeragezo ntabwo uyamenye suka amase gusa arashajyana byose sitaragahinda uba urukuntera cashirwamo manzi umaze gusaza n'ubwenge bukagenda umusaza ninde kareka nkubwire kuzina jya utagira ngo nzanatuma wahukana nje nzemera nkubyagize ahangaha nkwihambira ibintu byose nta kintu n'iki ngiki na kimwe wakora ugize ute ufite ibako ibintu byose ni ukubikora umeze none si deni isukari rero umuntu ashiremo bishana hayihari yashize gihe ki ariko murayirigataka yasije ejo babashitsi baje abashitsi nguhe gasopurero yanjye ndakwinginze mana niba unkunda niba uzi ko n'umugabo wawe sinzongere kumva ngo hari bene wanyu baje muri urugo hari ikintu cya hano wabatakaje nose mama waje kumbwira ngo ransuye nkavuga ngo rindagire nuko wanyu yarazanye kuza bakanuye nk'indagara nta n'akantu si burabazaga hano nta soni bafite navuye mu misango ku misiyoni ngo navuze ngo ntabwo nataha naje kubasuhuza nagasuzwe n'iminsi bari kuza hano usibye kuza gukonsoma ni iki kibaga bazanye ubwo yashize yose si burundu mana ngandebe ibi byose ni uguhombya umuntu biraro mbone nayizanye nziko izamara hano amezi abiri none ubwo kanze nsimbuke rero ndebe akandi gakeya ngo gikoroke ukibesha nkasanga cyafashe hasi cyangwa kitageze gukingura ntabwo abirajya kuzana agakombe kuko agize umuntu kubona ngo ugata ibintu z'imyuga koko iki agize uko n'uri siba reka kubura ntunara kanze mukendebe intoza ko gasukari usubu bafunguye rako wazana zikajya kukazana ukaba ururubu kaja ye kuyizana kabiri kangasi itora ndaja kuyizane ngomba singuje genda ndane
katurebe kitabirira mu ngabura ariko rero umbase kamwe gato buretse ndaje yes ndaje yewe hasagiye ego bavuga ngo barashatse ninjye washatse naye mbishiraho yabijugunye sekre nakubita ahantu haba hiriwe harangaye wagira ngo ni urusengero kuko anye ahantu uba warangaje umeze halo ni Kagabo ngo iki ese bishoboka bite ubwo niyo kwande konzi ko iyo nateye izo nateye ari nyinshi kwa wa musaza akusubwo ntimubeshya ni gute no se wanteza ingaru gute obya ngo yabyaye iki intama agatora mama ibyo bintu uko numva bitumvikana reka nze mpagere nishirire impaka sawa bigenze bitese kana suko nakiriye nturya se habaye suko ibaze ni izina ry'Imana nateye nk'intanga none ngo yabyaye intama kaga kuko wabaye umunyamanyanga pe wari wabibona hehe se inka yabyaye intama ahubwo barashaka kunteza ingaru kugira ngo bumve ko bangira umunyamanyanga ahubwo ari nje nta kibazo ufite intanga ndazizeye intanga zanjye ndazizeye sinumvishe se nyine ngo umutezi w'intanga cyane hanyuma kandi intanga zanjye ndazizeye kuko izo ngizo uwo musaza naziguze muri papeteri nzazijyana avuga nti waziguze he muri papeteri se bacuruza intanga nako muri kekayo urumva ariko reka nkubaze Kaga muri kikayo rikereka niba ari irange waguze ukajya kuri teriyo ariko ni kekayorera kekare ni muri nida ndabyibutse wibaze ariko reka warandebye ubona nyesi ndinjiji iyo kuragirwa bene ako kagenda iyo byose uvuze ntaho bihuriye n'umuveterineri w'amatungo cyangwa se umutezi w'intanga ariko uzajya umenya ko ndi umuveterineri wigenga ntago ndi umuveterineri wa leta cyangwa umuveterineri wabigize ngende umuveterineri wigenga none se ubwo ibyo byose none ngo yabyaye intanga ku izina ry'Imana ndahira ko katagiye kukubaho ubu uragiye gutuburira abantu mwamutse mwa komera gererwa Kagabo we amakuru cy'amakuru ni meza muraho amakuru mukomeye yewe ariko mwa inzu yawe ariko gererwa wasuzuguritse koko wagayitse usuzugurika se cyo ntabona neza n'ibiki Kagabo ubu noneho ndahari ufitanye icyo kibazo ariko nimureke mbagwe umugabo ubundi ubungubu ni gato wa mugabo winjira mu nzu nyiri urugo hari inzu yawe sinigiyemo mbese yarasanzwe yinjira ndahari kwiyamye arasana ningiye umuzanye fasha niza miti nakomeza gufasha nkuko yagufasha ariko se mufashe umugabo aguciyeho utamureba ni mwaramutse paka ndani mwaramutse paka ndani muno mu nurumba sindi gushaka metero waneza ku metero ese watira uyoboka mu nifite ibibazo uri hasi wenda ngo nyirebe nturako kugenda urabona ko hasi nimba ari metero ushaka genda umumpere metero iki kintu kimaza gikira wowe nyirabyo iki kintu se kimaze iki ntago kipora iyo siposes aya ntabwo bya bindi bipima gubushuye ndebera ngo ndi gupima kangahe kereka ari nk'umuriro byibura nkakwereka ubwo bushyushye noneho ku buryo nakwereka ubwo bushyushye ubu
kereka harimo umuriro hariya ntihari purize se comeka Ese wa muganga kandi wamubwira. wasuye kuzafungwa urareba umuntu nawe w'umurwayi urashaka metero ye ushaka metero iki niza gihugu metero gifite ibigeragezo ndayikeneye byihutirwa niyiki nyine metero hari akantu ngiye gupima iwanje wa muhungu we hari idirisha bankingiye ukuntu ni nabipimye nsanze atarikorera umenye ko nyuma ya saa sita ubwo rero iryo dirisha yakora mana kaga nabuze umuntu muzima umugabura umva nkubwire mwana nimba ushaka kuzajya umenyera urugo rwanjye njye nabuze umuntu muzima w'inshuti mbese icyo cyumba kubona ninjiye muri kiriya cyumba hari ibintu wari icyumba wari ucinjiyemo nkande kuko ubonye ucinjiyemo nkaho ukimenyere ariko byose niwo bitera akaga ni kwa kuntu utagira inshuti y'umumaro abantu bose usanga ari fake uyu muntu kwinjirana agukatira mu cyumba mbese ubu uzajya umenya bazanye iki ariko reka nkubaze ubu ntabwo murimo kumpina agakira namwe cyangwa mwingina mungaraguza agati ubu nta kintu muziranyeho anagura ako katsi kakugiye kugahanga babarira uko kaba kari kose sinzi nimba wari yisome hari akantu kari mu ariko ubundi uyu mugabo ni gati metero urayikoresha igihe ndi kugusaba kilometero ubu rero umuntu umeze icyo ukamuha ibikoresho byawe kandi kaga uzicuza ejo n'ejo n'ubundi natabizana arewe reba iyo mitwe ndima da hajya sipimaga neza ipima neza nyine nose njya nkoresha ibipfu mva mbese ku buryo imibare ziba umunwa ni metero 20 umunwa wande ngendo umunwa wanjye ni wo mununi oya urakoze ubwo ndahita nyikugarurira hari akantu ndi kugira ngo mpime kandi urakoze mu mwanya wawe nyuma ya saa sita ndasubira mu kazi nyuma ya saa sita ndasubira mu kazi mva mbese ariko ko naraye ngeze ku kabari mwasi nkubona urukuje yajya kunywera kandi reka nkubwire umva nkubwire nagiye rwose nagiye ndakunyunda wa muntu ariko kaga nkubwire ubishuko ufite niziye ntajya mbwira ngo nta mugore mugenzi wawe ngira aho kugira ngo ngire umugore usuzugura umvogerera urugo nk'uko bazarorera ubu mugabo wo kwinjira na gutya uriya muntu wamenya wunzwe bitonde ceceka nifite ibibazo by'ingaru yanjye biriya byo ndatse turabisubiramo ninjoro ubwo se usubiye guteza izindi ariko hubwo nayiteye impanga ebyiri uzirebera hese uzirebera hano muri 40 ubundi ushaka hano muri 20 neza ubuteyemo none waza hano mu 10 ubu ushaka ikimasa muri 30 se muri 30 ntabwo yarenza yaba ari intuza se 30 yaba ari ingurube 40 kuvuze se ngo wageje hasi aho ngaho muri 40 ngo yiteye impanga ariko koko pe ubaye umunyamanyanga wa kariti 50 ni ingurube kuko 50 buriye yo neteye ingurube neza iragenda ikabwagura ibibwana ugafata inka ukayitera intanga z'ingurube nuzi ubwo ariko nje bira bintu ntabwo mbyumvikanaho kuko ubuse zabareze shinwa se intanga zanjye koko zabazana cyo kurareka nkubwire ufite icyo uzazira ubwonko bwawe ko intanga zanjye nzizera iriya nka koko mbese wumva umuntu wakumva ukajya imbere ngo umuntu atera intanga zanjye ndazizera nizawe se ubikaho ngo ukazitera amatungo nanjye ndakwiyana wumva utafatanya n'ibibazo uzajya wifashe kagenda njya kwipima ndebe kuko nimba izo ntanga ari zanjye kuko hari igihe wasanga naziteze n'andi ugasanga barimo kunteza ingaruka kandi atari ikibazo cyanjye ibyo nabyo bimenye kuko abantu b'ubu ngubu barahinduka hasore ubaye nk'agafuka uzajya utwara utuntu mu ntoki ubeshya ngo uri umuvuzi nta n'icyo uvura ariko ubundi ubwo veterineri wihaye wabwigiye nakubwiye ngo ndi veterineri dans tous les métiers de la bourse farasa surakize wanyamara nibwiwe n'iki se cyakora reka nkubwira icyo ushigaje ni ugupfa cyangwa bakagufunga shaka umugabo w'ikirura nk'ubu ngewe ntazandira mu nzu wifuza nyine tonde fata izo nimero 95 ngo avuze icyatatu 96 avuze 96 none waje 96 kwandikisha amafuruka kakanya se bafunguye ishuri nituramwandikisha Deba rukundo igitega agatanga. Nja kwigura agasukari nawe. Neba rikoti ryanje riri ku musego.
kwishakira agasukari ubuzima niraba sivu wanjye waza najya nifubitse kuyigura urirebe sezeho kiba gishyushye adasanga cyangwa se na urabona ahubwo yo ni wabona nk'imazu wari uzanye amandazi atanga sekeri makuru mwa amakuru ni meza meze neza waje agatebe kawe meze hano ako gatebe wangize ugiye gutura kwa yawe komera komera nsimbukiye ku uzanye amandazi ngiye ku muhanda akantu nari ngiye kureba sukuje nuza ntabwo byakunda mva hejuru ziba taduka murapiki ntacyo twari dupfuye da twapfiki twapfiki makuru kisimwa no fu ku izina ry'Imana nje kukureba ngo nyitware iyo metero ni iki uri gupima ibi ni ibyiki mva hejuru itondi tondi nisi ese nuko mubayeho ari kureba ibiki ari kugira ngo kaze zana igikombe hiryanjye mbe ndisomeza kano ese ni isukari ni isukari yari isukari mwa yari isukari nibiki niyo mpamvu si metero ni ya mugongo andahubwo mwancibutse ni nayo yarenzanye niyo yarenzanye baguha muhinzi umurebe ese ngo mwabari kuguha gikese nta kibazo ni silver service ni ukwiyongeza nese bigenze bite ntacyo rero basagiye inzu ngazanye ntuza sirazanye n'isukari kagabo we kiramo gake kaga kiramo gasukari makuru kisimwa amakuru ari meza sintuza mwarabonanye rukema nende jewe ni rukema twarahuye rukeba musukiremo yose yaratayo apana hamwe yishimiye anezerwa rukeba burere kuva na kera urumva nta muntu w'umugabo wapfaga kugendera mu rundi rugo rw'umugabo nk'umugabo atabizi neza bibaga byiza ubwiye nk'umugabo mugenzi wawe uti rero ndakugenderera nyuma ndakugenderera ese urabuhari cyangwa waba utari ariko ari iki ni iki usigaye ubaza se icyarubangutsa ni iki uziye kugira ute shaka kugira ni urubariro cyangwa ne wanywa kabiri kangahe nusi ugiye kuntu makuru Imeza. urakomera muyobozi Uramahoro. yego yego Kaga. muraho Sinabugura tusanze hano. mukomere Namaki. nasanze ahangaha Tuvuge amakuru da. yego icara hasi ndavuze ngo icara hasi icara hasi mubone hano nawe wigenje kenshi ubu ndagucurika ndakubyagiza ndagusanda n'abayobozi kuri mutekano ndebera ku izina ry'Imana umuntu w'umugabo kwifata terwa dupfuye ntayametse nje nipimiye igikoma siyanjye se sibyo nizanye siyanjye turi wanijije se niba se nawe gutuje ntabwo yisubira anda ariko ubu muri kamba mu bisurushe sha munywa mubone hasi ndakubyagiza Kaga we. we mwaba ngasamuracha Kagabo ya. icara hasi Reka tubyikore. ubu banyinje bugurube uyu muhiri ni wiki hageze wiki ikibazo uwo muyobozi we ngize amahirwe uraza
mushinzwe umutekano mwabanje mukanye mu mutekano go mururugo Ikibazo icyo umugore w'injiji w'igicucu wogasandara kigikomane urwana siza hano ncipimise ariko nimba waje vugisha mu rwanda ukaza mu rwanda ukaje kandi koma kigatuma umwumvira ukagenda ntabwo ngenda nije gutirura ntuza metero ya bawuciye hari waruje gutira metero Chere hasi yageze gute mu bikombe uza gutira uzanye ninda none se nze yose ndanara kwisi wari wabona kuza kurogotswa iwabo we aza kubeterereza metero iwabo wamugaburiye wari uje kunsambanyiriza n'umugore rero wari yarazanye ya ibintu bihari ngo yaraje Naje kugushaka. bijobi reka twumve ibibazo rero Nukuvuga ngo tuje gushaka amafaranga y'umutekano ntabwo icyo rushinga ntabwo nanjye nagatanga mutange muri umutekano manze ibyo muje nta kibazo turabyumva nabyo Eh. aho turagira ngo twumve ni kuki tugeze akabwo mu menege igikoma kandi twasanze muvuga ahubwo se ntabwo cyangwa bisa ntabwo Nurushye. njyewe igikoma canje nacitekeye rero uyu mugore mpora ndamwiyama kunkorera ku bintu natanze igikoma yagifasha kikabaguza gihaba abagabo njengeranaga nabimushikirana Nose mubaze umuntu azagera mu rugo mutetse nari kumwimaze. sama Nawe rero akabisha. iki kirego Ubu cyagenda ukabya. ubu wabaga utuje mu birego by'igikoma igikoma aricyo dukorera dosi kandi ukorera ntabwo bigongera kagabo yaretse ariko se mumureke mumureke kagabo uretse Kagabo. twawushagereka nuko uranga tusanga ntabwo buryo mwabwira ngo ntabwo tugusiga icara ntabwo Nta kibazo. bijobi reka yakagabo icara shawe ese muze kurabuze indurunga igikoma cyashize simba n'isafuriya yuzuye ntabwo kiri guhora neza Kunanirana ibasunu bashaje mpora mbivuga mu iby'igikoma ntabwo mwaba twabija ujya gushaka umutekano tugende nangahe handi zamusukira. ni 2,000 nawe twaba tugushaka ntabwo tugusiga yakoze ninuza iradiyo wakoze irakomeye ku izina ryawe nta kibazo iradiyo yakoze irakomeye nimero y'umutekano ndimuyifite turagohereza nk'ibisanzwe dore bijobi ntwongera kuraranye oya kuraranye rwose ndagatanga yewe ariko ku izina ryawe oya wowe ntabwo usiga tugende ntabwo oya kagabo niyo mwambara kabije niyo mwambara niyo mwambara Reba ngiki giko mumenye hari. Reba amasi iki giko mumenye hari. wagwe nkururi y'intebe yigize ahangaha yigize inyuma gake ongera uyigize imbere gakeya gake Enes ah ndakugasi nguyitambike yigize hano inyuma gakeya aha unazi nijira mu muryango. igicucura Nese hehe. nese ujya kumfurika iyo ngiyi yigize hano imbere kurura gake Ndugusubiza inyuma hepfo kurura kujya hehe. uri kwijanamo sanda ariko igicucu nese ujya kunteka kwira izuba Ga. Zanyi gushyira. uzumvugishije amagambo menshi ku izina ry'Imana nta Ga. cyo nguko ku izina ryawe umva kaga umva nkubwire noneho ubu tuvugana bigiye kuba nk'injangwe n'imbeba kandi nzahigana nawe mpaka 90 none se kaga garuka hano ibi ni ibiki byafunze nibagiwe no kuhanagura ngaha none se nawe ibi ni ndeberanye ibiki? uyu mugabo wirukiye winereye byagenze bite nirukiye se urumva icyo atari igikoma bamennyeho gishyushye noneho uti ngo uzi ibintu bijobeje nkore uzi ibintu bijobeje nkore akumenya yose igikoma ugiyeyo uti ibaze kujya gutirwa metero yanjye namara kujya gutirwa metero yanjye najya kora nkabona amenyeho igikoma urabikubiza njya mu gikoma nta nubwo nigeze ngisomaho sinari nzi n'aho giturukanyije ngiye kubona mbona pa araje amenyeho igikoma ashaka kunyambura metero yanjye wangize burebure ku buryo uzajya umbeshya uko biboneye bigiye byaragufashe akumenaho igikoma yashakaga kumuguza metero yanjye none ikindi cya kabiri ntabwo aricyo kimbabaje ubwo bishokoro na ntuza baraje babayobozi bishyuze iby'umutekano babaraje bati kagabo tuzi ko tuzi wowe tukakubura tugeze amahirwe turakubonye amezi 6 ubu ntabwo bankuye amezi 3 simba amezi 3 y'umutekano amafaranga asaba ariyo wishyura ariko amafaranga ahangaha nkubaze ukavuga ngo ntayo ufite abandi uyabahuyakuye ahubwo nagira ngo tugirane ntureba iby'icyo gikoma cyakora uzahirwe sinzamenya impamvu yabyo none se wajya ukabibaza cyangwa ndabibaza se birandeba ntabwo bari banje ubwo se bakikumenya iyo gishyushye cyari gikonje cyari gishyushye se ntego bijo bishakaga kumuguza akarenge kawe ahubwo umva twumvikana ntumbaze posho ya nimugoroba ntumbaze posho y'ejo amafaranga yose ninasaguye kuri mendevure y'ibyo nari nakoze byose ni posho naba nkubazi y'ikisi
ubwo nyine washimye ibikoma n'ibyo usigaye ujya kunywa njyewe mu gikoma none se urumva wa mugani aho wagihashye utagiye kukinywayo ako nanjye wa mugani bikanshobera impamvu nta mafaranga agera muri uru rugo wayakatanye kwa bigiyo bijya niyo wayabanje mbese nta nubwo niho bakwishyurije umutekano niho bakumeneyeho igikoma niho buri kimwe cyose ni kwa bigiyo bijya ariko wa mugore reka nkubaze aho kugira ngo ubabazwe n'ukuntu narengeye gushya ngiye kugigarama mu bitaro bamenye igikoma gishyushye ubabajwe n'iki sawa ndakubonye ntumbone nanjye ndakubonye ntukajya uza ngo wipfishe witekeshe imitwe no kwa bigiyo bijya ubu wasanga atari yo uvuye wabaye kaguru ubu ntubuze ahandi bakikumenyeho hakurimo kwijujuta bigenze bite sinijujuta wabonye se aravuga ngo naba mvuga iki ko numiwe sawa ibiko ubwo se ariko ukuntu utagira n'isoni ubwo ugiye kwirwa ubibungana bisa gutyo nukurata kwabinyweye wagira ngo rwose n'umwanda yizirinzemo